A man must always hide 5 things from a woman. Buri mugabo wese agomba guhora ahishe ibi bintu bitanu umugore we. There was a man named Zayn, calm, collected, mysterious. Hari umugabo witwaga Zayn calm wavumbuye urujijo. He wasn't flashy, he didn't talk too much, but women noticed him. Not because he was loud, but because he carried something every real man must. Control. Ntiyaboneshaga, ntiyakundaga kugaragara cyane, ntiyanavugaga cyane, ariko abagore bamwitagaho cyangwa se baramukundaga. Bitewe nuko hari ibintu yakontoroye cyangwa se yayoboye, buri mugabo wese we nyawe akaba yayobora cyangwa se akaba yagenga. Zayn had learned the hard way that a man must never reveal everything to a woman, no matter how close they get. Zayn yari yarize ko atari byiza kubwira umugore ibyawe byose uko yakwiyegereza kose. It started in his early 20s when he fell deeply in love with a woman named Aisha. Byatangiye mu myaka ye 21 ya mbere nyine y'ubusore ajya mu rukundo n'umugore bita Aisha. Ego inkindi we. He told her everything, his dreams, his weaknesses, his fears, even his past shame. He thought love meant full transparency. Yamubwiye buri kimwe wumve, yamubwiye ubwoba bwe, inzozi ze, ndetse amubwira hahise hateye isoni, amubwira ibimutera ubwoba. Yumvaga ko urukundo nyine bisaba kuvugisha ukuri. He thought being open would make her feel safe. Yumvaga ko kwirekura akabwira Aisha byose biri butume nyine yumva atekanye. But something changed. Ariko hahise hagira ibihinduka, reka ubyumve wumve. The more vulnerable he became, the less she respected him. She started pulling away, testing him, comparing him to other men who were less available, less emotional, less open. Akimara kumubwira gutyo rero, Aisha wacu inkindi yatangiye kujya mugereranya n'abagabo batagira ibyiyumviro, abagabo badafite amafaranga, abagabo batirekura ngo bavuge. Kamo wacu biramucanga. Zayn was confused, angry, heartbroken. Zayn wacu yumvise atengushywe, ararakara ndetse n'umutima urakomereka. But instead of begging or chasing, he disappeared. Ariko aho kugira ngo ajye kwinginga ajye no kumucenga yarabuze. He went dark for 2 years, studied human behavior, psychology, and ancient philosophy. He learned from the Stoics, from men who knew the value of silence, mystery, and restraint. Yabuze imyaka 2 yose atagaragara yiga imico y'abantu, ukuntu abantu batwara abandi n'imyumvire yabo. Yigiye ku mugabo mu filozofe waruzi ibintu cyane byo guceceka cyane. When Zayn returned, he was no longer the same man. He still loved, but he loved with strength. He still cared, but without losing his power. He still spoke, but only when necessary. Zayn agarutse yaje atandukanye, yakomeje gukunda ariko agakundana ubwenge, akomeza gutanga care ariko akazitangana imbaraga, akakomeza n'ubundi kuvuga ariko akajya avuga iby'ingenzi gusa. He had learned that a man must always hide 5 things from a woman. Yize ko iteka umugabo hari ibintu bitanu agomba guhisha umugore uko byagenda kose. 1. His deepest weakness. Icyambere, cya kintu cyambere uzi nawe kiguca intege cyahatari. 2. His full financial status. Kubwira umugore uko uhagaze kuri banki no mu mufuka by'ukuri no. 3. His next move. Never tell her your every step. Mystery keeps a woman intrigued. When she can predict you, she loses interest. Make your path known after you walk it. Intego cyangwa intambwe iri gutera ntukayibwira umugore, jya umugumisha mu gihirahiro agume mu gicu, kuko nabimenya bizatuma nyine atangira kumva ashaka n'ibindi ku bandi. Reka abantu bamenye intambwe zawe wamaze kuzitera, wamaze kugenda. 4. His emotional dependence. Ntugatume amenya ko ibyishimo byawe ari we bishingiyeho. 5. His full power. Ikindi, ahahise hawe ntukahavuge hose. Aha ni naho abagabo bakunda kugwira mu makosa, cyane cyane iyo basinze. Because a man's power isn't in what he shows. It's in what he chooses to keep. Buriya imbaraga z'umugabo ntago ziba mu byo yerekana, ahubwo ziba mu byo ahitamo guhisha. And not revealing everything isn't lying. It's being a man. Kandi buriya kutavuga byose si ukubeshya abantu, ahubwo ni ukuba umugabo.